Urubyiruko rugiye kujya ruhabwa inguzanyo rudasabwe ingwate. U Rwanda rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu, rwizihirijwe mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Insanganyamatsiko yagiraga iti kubaka ubushobozi bw'urubyiruko hagamijwe iterambere rirambye. Uyu munsi waranzwe n'ibyishimo. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yari umushyitsi mukuru. Minisitiri Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yasabye urubyiruko kumenya amakuru ku mahirwe ahari yarufasha gutera imbere, noneho leta ikaza ibunganira. Ati igihugu gifite amahirwe menshi cyateguye, ariko bigaragara ko abana batabimenya. Ibyo nzajya menya mu byo twateguye nzajya mbigeza kuri padiri, mbigeze kuri gitifu w'umurenge, mbigeze kuri meya, mbigeze ku nzego z'urubyiruko, ndebe ko babibagezaho. Ariko n'ababyeyi n'urubyiruko tugomba gushaka amakuru y'amahirwe ahari. Utumatwishima yakomeje agira ati niba dukeneye urubyiruko rujya muri polisi y'igihugu, urubyiruko rwo mu Bugarama rugomba kubimenya. Abarangije amashuri yisumbuye bafite ubuzima bwiza bagomba kwitabira kandi ku gihe. Minisitiri w'Urubyiruko arasaba abanyamadini, abapadiri, abafite imisigiti kubwira urubyiruko amahirwe ahari kandi ku gihe. Andi makuru, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yavuze ko itorero Indangamirwa rimaze gutoza intore 561 mu byiciro 15. Icyiciro cya 15 kirimo abasore n'inkumi 443, barimo abakobwa 208, abahungu 235, barimo abavuye mu mahanga, abo mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda, ndetse n'urubyiruko rwabaye indashyikirwa ku rugerero.